Salam, nizere ko meze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nkabashiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Abantu bakunda benye, abantu bakunda mandazi y'amazi, abantu bakunda mandazi ya kalimati cyangwa se kalimati, uyu munsi tugiye kureba uburyo bwiza wakoramo kalimati cyangwa se benye mu buryo bwiza zitanyweye amavuta, kuko abenshi bagira ikibazo cy'uko kalimati cyangwa se benye zinywa amavuta. Uyu munsi rero tugiye kureba se niyihe tekiniki wakoresha kugira ngo kalimati zawe cyangwa se benye zawe zibe zanywa amavuta. Nta kindi rero dukeneye ifu isanzwe y'ifarini, ni ukuvuga ngo ngiye nakoresheje rero ibikombe 3 cyangwa se 1.5 kg. Shiramo irobo y'isukari cyangwa se amagramu 250. Shiramo ikiko kimwe cy'umusemburo, shiramo ikiko kimwe cya cardamom cyangwa se iliki kugira ngo ibe yakongera gu. Shiramo n'umunyu muke cyane, ni kimwe cya kabiri cy'akayiko kakandi k'isukari kakandi dukoresha ku meza k'isukari. Yego nibyo nakoresheje, ubu ni ndavanga neza. Nashizemo amata 3/4 cyangwa se igikombe cy'inusu kituzuye. Niyo mata nari nateguye. Ubaye ufite wenda amata gusa ushobora kuba wakoresha amata yonyine cyangwa se ukaba wakoresha amazi. Amata si ngombwa, ariko uyabonye ni byiza. Ubwo rero kubera ko nari mfite amata makeya, nagiye nongeramo amazi gake gake kugira ngo ntaza kuba nashyiramo amazi menshi, kandi ngene ko igipondo cyanjye kitaza kuba cyaba amazi cyane ngo cyorohe, kiba kigomba kuba gikururuka. Ubwo ubaye ushaka gushyiramo amagi wayashyiramo nta kibazo. Twe no munsi tugiye gukora nta magi dushizemo kuko nabyo bari byiza. N'amata ubaye utayafite nta kibazo. Icyambere cyo nuko uba ufite umusemburo, ukaba ufite icyo kirungo cya cardamom cyangwa se iliki, nyine bituma benye zawe ziryoha cyane, bituma kalimati zawe ziryoha cyane. Ubwo rero twebwe nta magi twashizemo, ariko twashizemo amata. Igipondo rero kiba kigomba kuba gikururuka gutyo. Nyuma rero tumaze kubona ko igipondo cyacu kimeze neza, turagipfundikira byibuze hagati y'imita 30 na 40, cyangwa se utagiye no kurebera ku minota. Iyo ubona ko cyamaze kwikuba kabiri mu kubyimba, kuko urabona ko cyari kiri hasi cyane kikaba cyazamutse, icyo gihe kiba cyamaze gutungana. Iyo cyamaze kubyimba igipondo, urongera ukavanga neza kugira ngo urekure umwuka uba wabyimbiyemo, wongere utegereze iminota mikeya, nubwo yaba ari iminota 3 cyangwa se 5, ubone kuba watangira gukaranga. Rero mbere yo gukaranga bigusaba gusiga amavuta mu ntoki zawe kugira ngo ubashe kuba washapinga gutyo, n'ikiyiko ukaba wagisiga amavuta. Ntabwo bigoye rero nk'uko muri kubibona. Icyo gusa umuntu aba agomba kwitondera ni ukuba watangira gukaranga cyangwa se guteka benye zawe cyangwa se kalimati zawe amavuta yashyushye. Ni ukuvuga ngo ugomba gutegereza amavuta agashyuha ku buryo ushyiramo kalimati yawe igahita izamuka ikajya hejuru. Iyo irimo hasi mu mavuta, hasi ku ndiba mu isafuriya, nyine ibiri kunywa amavuta. Rero kugira ngo itanywa amavuta, kandi ibyo bintu turi kurwanya, turi kureba se ni ubuhe buryo wakoresha kugira ngo benye zawe cyangwa se kalimati zawe nizinywe amavuta. Ni uburyo nta bundi, uba ugomba guteka ku buryo ihita izamuka hejuru gutyo, ayo mavuta ntibiri munsi. Iyo iri munsi biri kunywa amavuta. Rero ntabwo bigoye, muzabigerageza kandi benye ziraryoha pe. Mwari muzi ko ziryoha kurusha amandazi asanzwe. Nge sinzi, mba numva ziryoshye pe, kandi ntabwo zigira akazi ko kuvuga ngo turakanda uri guponda ibipondo. Reka da, mwabonye ko bitagoye, biroroshye cyane. Rero benye ziroroshye kandi ziraryoha kandi ziroroha. Ntabwo wapfa kuvuga ati ngo amandazi yakunanira akomeye. Zo ziba zoroshye kandi ziri soft pe, ntabwo rero ziba zikomeye. Abantu bakunda kuzirya murabizi, n'abantu bakunda kuziteka murabizi. Gusa niba wari usanzwe ufite ikibazo cyo kuba wenda wateka benye zawe ukabona zinyweye amavuta, ni uburyo wazagerageza gukora kuzitekamo, bizatanga umusaruro kandi ntabwo zizanywa amavuta. Ubwo rero biba bisaba ko n'ubundi ukoresha umuriro uringaniye, ntuba ari mwinshi, nube ari na muke, kuko umuriro iyo ubaye mwinshi ntabwo benye zishyamo imbere, urumva zishya inyuma gusa, ukabona ko zahinduye ibara zikagira irangi ariko mo imbere zitahiye. Kandi umuriro iyo ubaye muke cyane nanone zinywa amavuta. Zirashya yego, ariko ziba zanyweye amavuta. Rero umuntu aba agomba gukoresha umuriro uri hagati na hagati cyangwa se medium flame.
biba byiza ukomeje gutegereza zikaba zagira irangi ryiza. Murabona ko ziri kugenda zisa neza, ariko haracyaburaho gatoya kuko urumva tuba dukeneye ko zishyamo n'imbere. Urumva gushyamo imbere bijyana n'irangi n'ubundi buri kugira, ntabwo wazikoramo zisa umweru kuko iyo zisa umweru inyuma hari igihe ziba zidahiye neza mo imbere. Ni ukuvuga ngo irangi rijyana no kuba zashyamo imbere, kandi iyo zahiyemo imbere benye zawe kikubwira ko zahiye niyo unazikasemo kabiri gutya ubona mo hagati ifarine ntabwo imeze nk'ubugari, hari ukuntu ubona ko itameze nk'ubugari. Sinzi ukuntu nabisobanura nyine, ariko hari ukuntu itameze nk'ubugari, nicyo kikwereka ko benye zawe zahiye. Yego, niyo mpamvu biba byiza utegereje ko irangi riba ryasa neza, kimwe n'uko ushobora kuba warenza aho ngaho jewe nagejeje, ukaba warenzaho gatoya kugira ngo ukomeze kwizera ko neza zahiyemo imbere. Ziri gusa neza rero cyane, ubwo biba ari byiza iyo ufite ahantu zarurira ku buryo amavuta ahita avamo. Uba udafite ako kantu ugenda kuzishyiramo, akantu nyine ushyiramo ibintu maze gukaranga kugira ngo bivemo amavuta. Uba utagafite ushobora kuba wenda washyiraho amatishu, kuba watereka benyeza ku matishu kugira ngo ziriya tishu zibe zanywa amavuta. Yego, cyangwa se n'akamvelope, ushobora kuba wafata akamvelope yo gasa neza uragasasa nta kibazo, ukaba wakaruriraho nako kaba kakanywa ayo mavuta, ubundi benyeza ukaba wazarura ku ruhande. Biba byiza kuko urumva nitujya kwarura izo za kabiri dushyizemo, tubanza tugakuramo iza mbere, cyangwa se wenda ubaye udahise ukuramo iza mbere ushobora wenda wakwarura none ugazishyiramo aho ngaho n'ubundi washyizemo iza mbere. Ariko ntabwo biba ari byiza gukomeza ukagerekeranya ibintu ku by'amavuta ku bindi. Urumva tuba dukeneye ko amavuta avamo neza. Mu gihe udafite ako kantu cyangwa se akandi kantu ugakoramo amavuta gutyo mu bintu wakaranze, wakoresha tishu, wajya warura kuri tishu cyangwa se ugakoresha n'akamvelope gutyo. Biroroshye cyane. Amandazi rero ya benye ni uko bayakora, ni uko nyine bayateka, ntabwo agoye, ntabwo atanga akazi, ntabwo bitinda. Ushobora kubona waponda igipondo cyawe ukaba wajya no mu tundi tuntu, ukaba wagaruka ukaza kuba uteka nta kibazo. Ntabwo bigira akazi ko kuvuga ngo turakomeza ubucunge mpaka bigiye biza kuba byatunganira. Benye zacu rero zirasa neza cyane. Niba koko udasanzwe uyikorera benye ukunda kuzigura, wabigerageza kubikora, mwabonye ko bidasaba ibintu byinshi. Ubaye udafite amagi wakora benye zawe, ubaye udafite amata wakora benye zawe, byaterwa n'icyo ufite. Rero nuko nko ziri gusa. Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ku yindi. Abantu batangiye video ukaba bayirangije, ndizera ko mwabonye ko bitagoye cyane. Mwakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ikubaze kubarinda. Salam.